Ikaze kuri mwese nanone nitwa Fiona niba ari wo bwa mbere uje kureba video zacu turakwishimiye cyane nizere kuri ukomeze kugubwa neza ukore subscribe kugira ngo jye ureba ama video yacu shira na notification bell kugira ngo hazagire ikintu kigucika hano biba biryoshye cyane nguko nababwiye mu minsi ishize mu cyumweru gitaha ndabereka uburyo ibintu byose bijyanye ibirungo mfite mu rugo ese niba ushobora kubyikorera ukoresheje ibintu waguze ku isoko ukabyikorera kugira ngo mumenye bijya mu birungo mufite mu rugo nzabereka iyo video kuwa gatandatu iki cyumweru gitaha hanyuma ikindi hari abantu benshi bamaze bambaza bashaka kugira ngo mbereke ibiryo bigabanya ibiro ndashaka kugira ngo mumbwire natekereje ko nshaka kubereka kuko nanjye ni muhe byo kugira ngo ngabanye ibiro gatoya ndashaka kugira ngo nkore video yerekana ibyo nkora natangiye gukora kugira ngo ngabanye ibiro ndashaka rero kugira ngo dutangire aga community gatoya aho dutangira challenge yo kugira ngo dute ibiro byaba ari 5 byaba ari 3 dukoresheje ibiryo ndetse na sport niba ushaka rero kugira ngo nzabibereke ndashaka kugira ngo ushire muri comment kugira ngo menye niba iyo video ikenewe reka rero dukomeze twerekana ibyo twakoze uyu munsi ikaze kuri mese iyi mama wanje imama kuizi my name is called Milk and this is my mommy Auntie Fiona I'm mommy. Okay, tutateka iki uyu munsi? Tuje kuteka inkoko. Okay. Byumvikane rero ko turi bukoreshe imbabura birasaba ko tubanza kuyicyana. Ndashaka kwigisha rero Milka uburyo bacana imbabura. Kera muko mubizi twatekeshaga imbabura ahantu hose iby'amagaze bitarazaho. Rero abantu benshi bamenyaga gucyana imbabura bakiri batoya. Yamusiko natangiye guteka mfite imyaka 8. Nibyo rero nifuza ko Milka nawe azajya kugera icyo gihe ashobora kudutekera inkono igasha hanyuma tukarya. Ibirungo rero nibyo ndibuze gukenera ndaza kubashira kuri screen kugira ngo ababifite ari byo bakoresha ariko niba utanabifite akaba ufitemo kimwe cyangwa bibiri nabyo ushobora kubikoresha ariko ibirungo byose mfite ahangaha nibyo nigeze gukoreshaho mu ma video yanjye yo mu minsi ishize rero abashoboye kubigura icyo gihe nizere ko mukibifite mushobora kubikomeza n'abadabifite rero ushobora kubisimbuza n'ibindi byoroheje ufite cyangwa ibyo byose ufite mu rugo utu n'udukoresho nanone turi buze gukenera mu gihe turimo guteka iyo nkoko nkuko bisanzwe niba ucyanye imbabura urabanza ukayereka igafata neza kugira ngo uze gushobora guteka neza inkoko rero inyibutsa ibihe by'umuryango cyane cyane umuryango nashatsemo aho mu minsi ya Noheli cyangwa ku itariki ya mbere duhura tukanezerwa haba ari ukotsa tukotsa tukagirana ibihe byiza nizere ko nawe hari ikintu kwibutsa hari ibihe byiza wibuka yutekereje inkoko yokeje cyangwa inyanya Mariya yose yokeje nkuko mubibona rero ndatangira mvanga ibirungo iyi nkoko ushobora gukoresha ibirungo biri dry ibyo bita dry rubs cyangwa ugakoresha marinades zirimo amazi zirimo biri liquid icyo uri bukunde nicyo wakoresha ushobora kubivanga nguko ngewe nkunda kubivanga udashaka ko bishirira ushobora kubanza ugashiraho akunyu na black pepper gusa noneho bya birungo ukabivanga ukabiteka ku ruhande hanyuma ukaza gufata akaroso biri hafi gusha ukagashiraho ngerere icyo ngicyo nabikundira nuko hari igihe bitajyamo neza nkuko mbishaka rero yushizemo ibingibi murabibona iyi ngiyi ni tungurusumu navanze na cumin ya community twakoresheje muri ya pilawo twamaze minsi twarakoze niba utarayireba nizere ko uri buyirebe iraryoshye cyane kandi iroroshe nashimye ko mwese mwambwiye abayikoze ko yabaryoheye cyane rero urabivanga bisanzwe warangiza ukabishira kumbabura nakoresheje ka kantu ka rack kaba muri oven ariko ibyiza nuko wakoresha
ka kantu botsaho ngewe nako mfite, kandi nizera ko ngomba gukoresha ibintu mfite ari nawe, kuko nawe ariyo ugomba gukoresha, aribyo ugomba kuzajya ukora. Hanyuma inkoko rero ni n'abatarya uruhu rw'inkoko, biba byiza ko urushiraho, biba byiza ko ushiraho urwo ruhu, rurinda y'amazi yo mu nkoko kugira ngo adatakara, ariyo atuma inkoko iza kuba yoroshemo imbere ariko yahiye ifite uburyohe cyane. Kuko imbabura yanjye rero ari noya, nagabanyijemo amakara inshuro 2 kugira ngo neke hombi naza gutinda cyane. Aka kantu gafatisha inkoko tongs mfite 2, kamwe ngoresha gufata inkoko yahiye, akandi ngoresha ku nkoko itahiye. Iyi ngiyi bikurinda kwanduza inkoko, ibyo bita mu cyongereza cross contamination, aho ushobora kurwara indwara ziturutse yuko wariye inkoko idahiye neza. Inkoko idahiye neza itera indwara nyinshi kandi zishobora gutuma umererwa nabi. Nizere ko rero niyo waba uri bukoreshe ifurusheti, ukoreshe n'akiciko cyari cyose uri bufatishe, ugire 2 kugira ngo ufatishe kimwe izidatetse, ahandi ufatishe izitetse. Birumvikana ko ibice bitandukanye by'inkoko bitwara igihe gitandukanye. Rero nkunda kuzishiraho muri iyo peya ngiranyije ibiri bujyane, niba ari amaguru ndashiraho ukwayo, niba ari amababa ndashiraho ukwayo, kugira ngo imwe idasha mbere y'iyindi. Aka gahu rero yo kamaze kuzaho, ushobora kugabanya umuriro wawe kugira ngo noneho uzishireho zize gutindaho, kugira ngo zishe neza. Aka karange kugira ngo kazeho byatwaye iminota 5 ku mpande zombi, ubwo ni iminota 5 n'indi 5 ariyo minota 10. Hanyuma dushira ku makara makeya, tutwikiraho n'imbabura n'isafuriya, bimara iminota 30. Ubwo byose hamwe ni iminota 40 kugeza kuri 45, bitewe n'inkoko yawe uko ingana. Kugira ngo rero ushobore kuryoherwa muri ayo makara, munsi y'amakara ushobora gushiramo rosemary cyangwa teye na tungurusumu idashishuye, kugira ngo ako gahumuro kaze kakomeze kaze kagere muri ya nyama, bituma ihumura neza ikanaryoha. Ushobora no gushiramo udukwi kugira ngo natwo tuze kuzana indi test y'ikintu cyokeje. Hanyuma amaguru atinda gusha, ubaye ushaka kugira ngo yihute gusha, ushaka kuyakatamo gatoya kugira ngo wa muriro uze kwinjiramo imbere. Nkuko mubibona inkoko itangiye gusa neza, iteye apeti cyane. Nkunda inyama rero, nimwumva navugishijwe mumenye ko ari ko bimeze. Nkunda inyama, iyi nkoko yajyana cyane n'ikirayi cyokeje cyangwa igitoki, no kubakunda agafiriti nako wakariraho, n'agasalade koroheje karyoshe ku mugoroba wo kwa 5 cyangwa ku wa 6, ukagira ibihe byiza n'umuryango wawe. Guteka ntago bigomba kugira ngo ukoresha amafaranga menshi, rimwe na rimwe ushobora gushiramo ikintu kiri special kugira ngo umuryango nawe uryoherwe. Nkuko mubibona irasa neza, iroroshemo imbere, nkuko ndi kuyikata mubibona iraryoshe. Gira ngo niyo nkoko ya mbere ndiye iryoshye cyane gutya. Nizere ko namwe muzayigerageza mukatubwira uko bimeze, gize icyo mutubwira muri comment, twumva ko turi kumwe kugira ngo tumererwe neza. Abakora ama comments, abakora ama share n'ama like, turabashimira cyane. Ahora Paprika yanezerewe, nanjye merewe neza. Iyi nkoko iraryoshe, yatuma uyirwanira n'umwana wawe, uko bajya bavuga, yatuma wima umwana wawe. Hi, my name is Paprika. So this is really good. I hope you enjoy when you cook it. You enjoy eating it. Bye.
ngayo guko ayi ngoko naho icyumweru gitaha muri video y'ibirungo spices bitandukanye. Ubugire icyumweru cyiza, nizere ko murimo kuryoherwa n'umunsi wo kwibohora. Abari mu Rwanda n'abari no muri Amerika muryoherwe n'umunsi wa Independence Day. Nizere ko wakoze like, watubwiye muri comments riba wanezerewe, hanyuma usharinge no ku bashuti bawe kugira ngo banezerwe. Abatarakora subscribe namwe muyikore, shiraho inzogera kugira ngo mujye mutureba. Goodbye.